Shiri we. Sikuwayura ngaho shoje tumaze kumwicyara. Ibitotsi ndananiwe. Telefone yawe birimo ibiki bo? Shiri telefone yanjye wagiye uyikorera. Ha? Ngo nubuze tubanga ubitsemo. Natwo shiri tu. Yanjye siko nyanyigo. Ese undi shiri mva nkubaze. Ubundi mufite ibiye bitekerezo. Uba wumva nyine untekereza iki? Ubwiye ko ngutekereza iki koko? Nukuri nkawe nagutekereza iki? Usibye kugukunda gusa. Kunkunda gusa bidafite ejo hazaza. Ejo hazaza ugomba kuba mama w'abana banjye. Ushaka ngutekereza ibiki bindi? Ngambwira nawe. Ushaka gutekereza iki koko? Ese urankunda cyane buriya? Ama business se. None shiriga nanjye nkine business zanjye zo gukora. So ukeka ko nzahora hano kandi ufite amafaranga ariko nta gitekerezo wagira ngo uvuga ati Alice reka mufate mujyane wenda mushingire nka shop runaka na cyangwa wenda mufate mu mukorere nyine business nyine ariko wowe ikintu dupfana shiri bureke yo mikino ariko bumvase ikintu dupfana gusa nukuza tukajya mu buriri. Uragare bya bintu byawe we banza wumve sibyo katwubaka urukundo ibindi bintu byose bizaza nyuma. Mbe nago urukundo rugeze aho basakara. Shiri urukundo rurizana sibyo? Ese ntabwo nkunda kuba ngukunda ndagukunda ariko nanone nawe igihe kinagukunda ibyo se birumva bihagije. Noneho ikizakurikiraho ni mariage twava kuri mariage tugashaka business yacu ko tuzatuvanga umutungo. Ntabwo nzongera kuvuga ngo ndakora jyenyine nzanshaka ko winjiza kugira ngo umutungo wacu nawe waguke. Ntabwo turashaka itonde sibyo? Turashaka nyine kwa tutarashakana urumva ngewe. Okay nta kibazo it's okay kabisa. Wirakara ariko ibintu byawe rero byose birangira birakaye. Naribi bayida wowe uyogosheshije neza none. Nakoze utangiye kumbwira nkaho warakaye. Ntabwo narakaye narakajwe n'iki se? Sibye ko kutonozemo harimo imvuvu. Harimo imvuvu. Sibya biboro mujya mukubita gutya ahubwo n'ibyiki. Biba bingo bitiramo ubundi kumva nsaza. Siko manu tutahaguruka hano nkuko tuba twicaranye burya. Uba ntajya no mu kazi. Sawa. Ubure kutagenda uvuga amasaha asagize y'akazi shiri. Cyafite iminota hano rwose nk'isaha n'ibindi. Isaha. Urumva mfite isaha undyamye. Ego komanda sugurumva byashoboka koko. Isaha yose. Ubwo nyine nta kintu wanshingira ubwo nta kundi. Ubi ibintu byose ntukajya byihutisha ariko. Hasi bwo cyumbwira ngo ndihutisha nihutisha iki? Ubashiri amafaranga arahari. Sino? Niba hari nanjye ndahari. Simuri gukomango. Warafite umushyitsi? Warafite umushyitsi? Ntukise bebe ko wikanze wowe wibebiti. Ese iyo uri kumwe n'umushyitsi ntabwo witaba telefone se? Ntabwo nayumvaga. Ni wa musaza wawe se? Wayumva ute? Ni wa musaza wawe wambwiraga. Ji salam. Yakubwiye ko ndi musaza we se? Wazaga ntabwo mbizi rwose. So Alice tutagiye kure ndabibona birimo kujya mbere hano ntabwo ari umwana. Icara. Waduha umwanya tukavugana. Ngiye uri kubwira ze? None se hari undi wicaye hano ndetse we nanjye na Alice. Buryamye ari kuno muhungu sinzi ibyo. Hey! Baby! Winda kumva. Umuhungu uzazanye ibirozi muri ino nzira. Mu bigaragara reka tuba abantu bakuru nyine turase ku ntego. Sibyo? Nahora amadeni atoroshye. Wafashe ideni ntiwambwira. Urabizi neza ko njye nawe urukundo rwacu rugeze kure. Okay. Niba ngibi birimo kuba hano ntugire ngo ntubone nyine impamvu natunguwe nawe nyine bigutunguye. Kuba natunguwe nuko nari nzi ko bisanzwe bibaho. Sibyo? Come on. Winyigiraho gutyo. Byose ndabizi. Nese urashaka kumbwira ko ari ubwa mbere aje hano?
Alice ntabwo ndi umwana niba ndi urukundo rushobora kukugira injiji ariko uba ugomba kugendana n'ubwenge bwawe sibyo sondere ngero ndarasa ku ntego ntabwo ndi bujye kure hagati yanjye n'uyu mujama uraza guhitamo banze reka Mister ntabwo ngendemo ndavugana nawe Mister ndi kuvugana na Alice umva wa mugabo we sinyasangira inyanya n'inyoni pe banza hagati yanjye nawe subwo ninde nyoni Nzumve twumvikane duterana amagambo. Nani kinerega numvikana nawe ngiye ndimo ndavugana na Alice wewe nushaka ubugiye ku ruhande muraza kuba muvugana ibyanyu. Uri kubona ari igipupe kiri aha. Oya. Bebe. None se uyu muhungu ari gukina udufilime cyangwa n'utuntu tw'udukomedi ari gushyira amacomeka. Alice waransuzuguje bihagije pe. Kuko kuba ngiye ndi mu rukundo nawe nkaza nkicara hano abatangiye kuvuga ngo uyu muhungu njyaho kugira ngo ukomeze umbeshye wambwiza ukuri nkamenya aho ariko se ibintu muri kunyira hano ni biki bebe Chinda cyagukunda nuko ngo hey bebe bakuroza Ngendagira ngo umbwize ukuri umbwire uti turacyari kumwe mu rukundo sibyo aho kugira ngo ujye urumbeshe ejo bundi nari mbizi kuri kumwe umva kanika umva baze nkubwire shiri ahantu basigiye wishyura subiramo ibintu ndi kukubaza ahantu basigiye wishyura bivuze ngo ngemba ndi wowe banza check izi ntebe wicayemo wowe rigiye waziguze ndi kubeshya ibyo bintu ndi kuvuga imyenda ugira hari n'umwe wiguriye ibiryo urya urabigura ni wowe bihaha muri ibyo bintu byose mvuze wowe ukora iki noneho tuje gukompeta mu bintu by'amafaranga n'urukundo jewe ntago ni mu bintu byo gukompeta si nkompeta nawe pe wa musore urabona ko nta kompeta nawe icyo ngusaba ni kimwe ntacyo urava kuri no mukobwa burundu sinzongera kukubona n'umunsi numwe cyangwa jewe mpave hey gusuzugurwa wansuzuguje Alice wansuzuguje byanabaye ahubwo ikintu nshaka kumenya ndashaka hagati yanjye nawe urahita mundi ngiye soke nigene sinzanagaruke hano ibintu si bizima okay stop umva maze nkubwire rero ugiye kutubwira side uriho je ntago nkomeza kwicara hano n'umuhungu duterana amatiku ku bwawe hagariwe mukobwa wenyine uri kuri nosi cyangwa muri uru Rwanda tubwire biragenda bitubwo tubwire hitamo usigara ntago agiye guhitamo ukuntu bigiye kugenda gusa ntago agiye kuvuga ngo ndasigarana n'uyu cyangwa n'uyu tubwire wowe bimeze bite ngewe nyine bundi wowe waducanze gute udufatanya gute ngiye ariko ntago ari ngiye rwose kandi nawe mwanyumva muri abantu bakuru ngewe ndagukunda pe n'umutima wawe okay kunkunda no kunca inyuma biratandukanye yego sibyo kumbwira ngo urankunda ngo usanga uryamye mu bituza by'uyu mugabo nazi uri murambwira ngo urankunda ndacyagukunda kandi urayizi ikosa ari uracyankunda uri muranca inyuma uri munca inyuma gute ibyo bintu urumva byumvikana witandaraza none se jewe bimaze bite ntabwo nkunda ngewe kuri gwari rero nkunda Dave ariko wowe nubwo ntago ngukunda kuba ko nyine ni wowe supportinga mu bintu byose ako ntago ngukunda nyine uko ufite amafaranga ka Dave nawe urabizi ubushobozi bwanjye nawe no kuvuga ngo ukunda amafaranga yanjye ntago nkunda jewe umbana nkaho ndahari ngewe nkunda Dave okay jewe ntago nasangira n'uno muhungu cyangwa ngo kwaho naciye hace cyangwa ncaho yaciye simba nzo wabaje ko nabyumva jewe kwanza kwezi telefone yanjye ari yose n'amafaranga nanjye guguhereza y'uko kwezi ntarenge guhaye ibyo twari tugiye guhaha nitubihaha nta kintu kimwe nzongera kuvugana nawe ndakuborokera hano ku muryango wawe bireba sinzongera kubona n'umunsi n'umwe umpamagara cyangwa unyandikira SMS wumvishe sakugumana niyo mbwa yawe
ntiwongere kunkoza izo ntoki zawe. Faho shawe ibintu byo kwiriza amarira yawe nk'ay'ingona narabimenyereye. Ntabwo nawe gutuzuguza ngo ngende imbwa ngo ndagahungu. Uri murambwira ngo urankundo yamvaho. Vaho oya. Uyu munsi amarira yawe ntabwo ndi buyumve. Sibyo? Yo kumbwira ngo yaguze intebe ngo yaguze ibiki. Uri murigurisha. Nikoze ryabaye rimwe ntabwo rizongera ndambabara ndakwinye. Mazi imisi amakuru nyafite urabona nje hano sintungurwa kugira ngo niki. Ibi byose nari mbizi ko biba. Urumva? Nje hano kugira ngo nkwereke ko byose nari mbizi. Muri murazo nyiri. Mbabara ntabwo bizongera ndakwinginze. Basi bubu bwa mbere n'ubwanyu. Nushaka umuhamagare mwongere musubira. Ariko nje sinshobora. Uri murantukisha ngo ndimbwa ngo ndiki. Umva mfite ubushobozi buke ariko ntabwo wansuzugura. Ntabwo ibyo wabinsuzugurira. Kwanza guma no muri iyi nzu yawe. Cyangwa uzana muzane mwongere mubare. Nakubwiye ngo ntabwo nshaka kongera Mbabara ntabwo sinzongera no kureba n'undi mungu mama. Ndimbwa ndagahungu ndagasore ngo iki niki. Ndagiye. Nanjye ndakuboroka nta nubwo nshaka kuzongera no kukubona n'umunsi n'umwe. Kuko nabikuneye Imana yaramwira. Byanjye imbwa zarirwaniyemo. Shanda kumva pe gusa biranagoye. Nabuze buri umwe, nabuze buri kimwe, nabuze pfo nabuze na rugo. Nyine nanjye mbabajwe no kubuza byose nk'ingatimenya. Gusa nanone nshimishijwe ko ibyo nakubwiye byose bikubayeho. Amagambo yanjye wanze kuyumva. None rero kubayeho. Ntabwo akari kumbwira gutya. Oya nako ngomba kugacishamo kugira ngo wumve ukuri. Ubuzima rega ntabwo buhagaze n'ejo bundi bujyakongera. Umenye ko umukobwa w'inkumi umenye ko umaze gukura ufata umwanzuro ureka gufata. Ubuse ko birukanye ibintu ngo Devo ntazamenye ibyo ari byo ngo uzagumye muragire ubuse ntibirangiye. Byose none ureba biragiye. None ku buryo adashaka no kumvuga, adashaka no kumbona none ntago wabyumva. Okay ndumva Devo yabaye Devo ngo muhamagare base tumve ikintu akubwira. Telefone ngiye yaramborotse sunda bikubwira kanga. Genda wabona ari bya bikabyo byawe wenda reka ko mwana. None arwaye zamu. Ntabwo nakora biranababaje. Aho kugira ngo Davi ngiye mu buri. Napfa. Sunda bikubwira kanga. Nimero mwahamagaye ntiri ku murongo. Nyine yaramborotse. Nyine ni gutya bihora. Twabiri seriwa. Ntabwo ndeka tumuhamagaza telefone yanjye. Nta mayinite arimo kamba. Kaba telefone. Nahoze mpamagaza mu yomba bari kumuhamagaza katurebe we. Icyo nimero ye. Basi ambabariye niyo bwabo bwanyu niyo Davi yambwira ati basi nuzongera no kuva mu rugo nabikora. Ngo mwe nimero ye turebe ko mbona bikomeye se. Tesha Davi ko ntari umwana mwiza. Maskini abayiciriye bugufi kurya ntacyo agira wa mugani we. Numva uramutipe yaraza mutuka. Ariko rega ngo nagwasangira imyanya n'inyoni. Amucama aramutuka rwa rwego Davi yavuye anavuga ngo ngiye sinshaka no kuzongera kuko. Sha afite rezo kurakara ariko ihangane basi. Nanjye ndabyumva. Sundi bunabikoreye cyo. Ndakumva nka mukuru wawe nanjye ubwo buzima nabuciyemo. Gusa ikintu cyose kiba kugira ngo ntabwo nisoma. Ntabwo bikwiriye ko wakwemerera umusore urukundo ngo ujye kwemerera n'undi. Erega ibintu birashira biranashaka. Kandi nta nubwo uzi icyerekezo cya Dev ushobora gusanga ejo n'ejo bundi ari uzaba urenze afite n'ibintu byinshi kurusha uriye. Wirukankiraga. Reka tumuhamagare numve ko muhamagare. Nizeye ko nta mubare nibeshye. Sikakuburatse ko kishira speaker. Arankubya nagira muhamagare. Share speaker.
Allo? Hello? Yes, hello? Oui, muraho neza? Muraho neza? Nitwa Jojo, ndi mukuru wa Alice. Okay. Devu bite se? Ni sawa nta kibazo. Sha rero nagushakaga pe nashaka ko tuvugana ariko nyine ntubifate nk'ibintu bigize. Nifuzaga ko twavugana njye nawe tukaganira. Umfashije ndagusabye. Mbabarira uze mu rugo niba nta kintu wenda kikubangamiye waza tukavugana ndakwinginze. Mu rugo kwa witese cyangwa Ego. Ako ntacyo ndabigukorera ntacyo bikeneye nonaha. Wakwihangana ndakwinginze mbabara uzi tuvugane ndagushaka kandi urabizi ngende umuntu mukuru ntago ari kukurindagiza ndagushaka pe mbabarira. Ndabizi ntacyo ndashaka. Devu urakoze cyane. N'ubundi muri izo nzira reka mpanyure turebe. Urakoze nukuri. urakoze cyane. Cicika kuko mbwira tu ibintu Nta kindi nshaka ni ukumusaba imbabazi tugasubirana umubwira. Erega wakubona ukuntu uri kugira gutya ntiyamenye ko ari wowe wajya gumbwira ngo umuvane hindura. Dave ndamukunda. Ndakunda Dave. Ndamukunda pe. Nta nubwo mbabara nazo umunsabira imbabazi. Izanyumve mbabarira. Reka turakoresha ibishoboka byose. Dave turamwinginga. Njya nkunda ko ari nk'umwana mwiza uca bugufi. Ariko nizere ko ubonye isomo mu buzima. Nizere ko ubonye isomo. Nta wafashe bibiri ngahirwe. Tuguhaye ikaze. Murakoze umamagaye ndi hano hepfo ndavuga reka manyure ndebe uko bimeze. Wumva se akazuba se hanze si impeshyi se ntubizi. Ni bisanzwe. Gira ngo se uko nabikubwiye nitwa Jojo nyine akani karumuna kanjye kabisi. Yakumbwiye herega uretse ko wenda ntaye nakakubona ariko yakumbwiyeho nyine mukuru we urumva ntago naba ntakuzi uretse ko wenda ntaye nakabona isura. Kandi nari nkuzi izina cyane. Rero ntaciye ku ruhande urumva ngiye nk'umuntu mukuru nawe urabyumva icyo narengambiriye nifuza kuvugana nawe ariko icy'ingenzi ndabanza kugusaba imbabazi wenda kumukosa muri umuntu wanjye yagukoreye nk'umuntu wenda tubana kenshi nshobora kuba ntaramubaye hafi ngo mbe namugira inama uburyo ubwo bitwara ariko tugusabye imbabazi rwose. Hanyuma ikindi nuko Alice amaze iminsi atameze neza, amaze iminsi ahangayitse, amaze iminsi Devu yarabaye Devu yaricujije nukuri yaranyinginze ngo mbahuze agusaba imbabazi byibuza bwa rimwe ubashe kumwumva wumve ikimuri ku mutima wumve icyo atekereza uriya ntawe ukosereza gukomeza. Kenshi umutima w'umuntu ugira inama iyo yamaze kubona ko ari mu ikosa kenshi umuntu akosheje aricuza akaba yasaba imbabazi. Rero yazihawe hari igihe agira amahirwe yo kwikosora akabona n'ubuzima. Ndakwinginze mwumve Devu. Mu by'ukuri rero ntabwo binyoroheye pe kuko murumuna we ndamukunda kandi ndamukunda cyane nawe arabizi. So kuba narafashe uriya mwanzuro wo kuvuga ngo reka mbe muhaye umwanya nta nubwo namuretse burundu uko nubwo ntamuhamagara ariko amakuru ye ndakurikirana. Ikintu nifuzaga nari naramuhaye umwanya kugira ngo ndebe ko nibura nawe yabona ko yakoze amakosa sibyo kuko buri ikintu cy'urukundo ntabwo ari ikintu ushobora gufata ngo utererane gutyo kuko ni ibintu biba bikurimo. Wowe nubwo wafata umwanzuro ushobora kuwufata ariko ntabwo buri siri koko ibyo uri muratekereza bigiye kuba. Ubwo rero niba wamuganirije kuko kubera ko nanjye iyo mba nziranye nawe mba naguhamagara ibintu by'urukundo ntabwo ari ikintu uba ushobora guhita uvamo gutyo uko wishakiye ko aba ari ikintu kiba kikurimo indani sibyo. Kereka nanjye iyo mba naramuryaga ndakeka yamaze gukubwira icyo twapfuye byose yabikubwiye. So niba ushobora kumuhana we nibura akabasha guhitamo ko kuri iki gihe abantu barabibwira ko urukundo ari ukubwira umuntu ngo uramukunda gusa ariko bimugaragarize ko niba umuntu umwe wo ku ruhande umubwira ngo uramukunda n'undi akaza ngo uramukunda urwo ntabwo ari urukundo. So niba wabashije kumwigisha akaba yahindutse ngende tayari kongera kumwakira nk'uko byaba. Numva nukuri ko nanjye rega ntabwo byari binyoroheye.
Love urakoze. Urakoze cyane. Sezeranya ariko ikintu kimwe. I promise. Ntabwo nzongera. Ari amakosa y'abari ntagazongera. Ni ukuri kw'Imana mu ijuru ntabwo nzongera. Thank you. Yewe. Nukuri urakoze rwose. Urakoze cyane nawe pe.